ndi rubasha, kuko ndi umunyembabazi, kuko ndi umunyempuhwe. Tope revo nitaye kire ze topara niki ze tepa niki tope revo. Ndi Uwiteka Imana y'abari mu isi, ndacyabibabwira ngo tope revo neze nikire zete kitarazevo. Utihannye nzamuhana. Zene kitaraze wo nitaye. Nakoresheje abakozi banjye benshi, ariko hariho abantu batarimo kumva. Retaki nivo zumetaye tezene monekire. Nzabahana nimutihana. Ndi Imana yanyu sekitera zevo. Kuki nikitara zenemo? Hari abitwaza ngo babuze iki n'iki bakajya mu byaha, kandi mfite byose. Nekitarazevo. Iyo ntabwo izaba impamvu imbere yanjye. Nerazere potakinevo reseketera nivo. Baye mbibabwiye, nta mpamvu n'imwe muzazana imbere yanjye mwitwaje ngo mwagiye mu byaha kubera impamvu iyi. Bantu mwamenye izina ryanjye, ndababaye. Murimo murishanya mu murimo wanjye, ndababaye. Etaye nebozomere taye. Ndaje mbahane nihanukiriye. Tarazene monekita. Ntabwo nzabababarira. Ndi Imana ifuha. Nekizere zopere taye kine. Ndi Imana irakara kandi ikabigaragaza. Ngiye kwigaragaza, muzambona ko narakaye kandi nje guhana no guhemba. Tuzicarana na Yesu atugororere, atwambika amakamba atatse imbere, aduhanagura amarira yose twarize. Nagiye gusenga ahantu, ndi ahantu niherereye njyenyine, ndimo nsenga, numva umwuka arampase ngo mfate umwanya urambuye nsengere abantu b'Imana, uko umwuka anyobora aba ariko nsenga. None rero bahaye ikaze ku Mabuye Mazima. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Ngiye gufata umwanya urambuye wo gusaba uko umwuka anshoboza. Nubishobora nawe ufungure udufatanye mu isengesho, uhumirize dusengane, umfashe gusenga. Nifuje gusenga, bahaye ikaze muri iri sengesho. Amena. Reka dusenge. Uwiteka Imana Data, ndi imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mugoroba. Ndi imbere yawe muri aka kanya, guciriye bugufiya cyane, kuko uri Imana ishobora byose, nta kijya kikunanira. Nyemerera nkugiriyeho umugisha muri uyu mwanya kugira ngo nsenge ndambuye, nsengera abantu bawe. Nyemerera uze ubane nawe muri iri sengesho. Ndagutumiye. Leta raze perevo nikire terasi neme lekete zeva. Ndi imbere yawe muri aka kanya. Reka mbanze nsengere ubwoko bwawe, abantu bawe baruhiye mu byaha, batarakumenya, baruhijwe n'ubusinzi,
baruhijwe n'ubusambanyi, baruhijwe n'ubujura, baruhijwe no kuroga, baruhijwe n'ubwicanyi, baruhijwe n'ibyaha by'amoko yose. Hari n'ibyo ntavuze, hari n'ibindi bibi biteye n'isoni. Hari ibyaha byinshi abantu bahugiyemo, barangariyemo. Nyemerera uri mu ijuru nkwereka abo bantu barushye bari mu isi, barimo gusayagurika mu isayo y'ibyaha. Reze pene kitaraze vonetaye. Uri Imana y'inyembabazi, uri Imana imurika ahari umwijima, umwijima ugahunga, umucyo wawe ugaragara. Weretse abantu bawe Mana, kugira ngo ubasange, ubatungure nk'uko watunguye Sawuli. Yaratotezaga ubwoko bwawe, ukamutunguza umucyo wawe, yarangiza nawe akagukorera. Ko niko nsenya abantu bawe rero bari mu byaha, kugira ngo ubasange, ubabuze amahoro, ijwi ryawe ribasange, ubakomane, ubiyereke, bakubone, bihane, baze mu nzira yawe, bagukorere, baguheshe icyubahiro, bagendere mu bushake bwawe, kugira ngo bazaruhuke imiruho n'imihate yo muri iyi si, kugira ngo nabo bazabone ubugingo buhoraho. Ndabakweretse rero Mana, kugira ngo ubagirire neza, ubafashe, ubiyereke mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana, nongeye gusengera abantu bakumenye bakagera igihe bagacika intege. Ndabakweretse nabo, ongera ubagarukeho, ongera ubahembure, ongera utuke imbaraga zawe ku bantu bawe, utuke umwuka wawe wera ku bantu bawe. Mwami, abatakibasha kugusenga wongere ubambike imbaraga basenge, abatakibasha kugera mu nzu yawe wongere ubambike imbaraga bahagere, abatakibasha gusoma ijambo ryawe bongere bagire inyota y'ijambo ryawe, abagiye bagwa mu byaha wongere ubabyutse, wongere ubasange. Leta yavono ziketeleva razempetere kinevo. Uri Imana ishoboye byose, nta kijya kikunanira Mana. Tabara ubwoko bwawe bwarushye bwaguye, rezemere karazo. Hembura ubwoko bwawe, suka ububyutse, suka imbaraga zawe ku bantu bawe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze cyane, abanyantege nkeya wongere ubabyutse, wongere usuka imbaraga, abantu bahembuke, abantu babyuke, abantu basubire ku murimo wawe, abantu bongere bagusenge, abantu bongere basubizwemo imbaraga, abantu bongere buzure umwuka wawe wera, abantu bongere basubire ku rugero rufite, kuko uri Imana ishoboye byose. Uwiteka Imana yacu, nsengeye abantu baruhijwe n'uburwayi, mu bitaro kwa muganga barahari, mu ngo aho baryamye barahari, hari abantu barembejwe n'imibiri, abo ndabasengeye aho bari hose, kugira ngo Uwiteka ubakize. Uri muganga uhagarariye abandi baganga, uri muganga mukuru uruta abandi baganga. Rambura ukuboko kwawe ku barwayi aho bari hose ubakize, kuko ushoboye byose. Uwiteka nsengeye ababyeyi batwite, ari abatwite, abari kwa muganga bitegura kubyara, ndabasengeye Mwami, kugira ngo ubahe Mwami kumererwa neza mu buzima. Abagifite igihe bategereje batwite, ubarindire abana mu nda. Dore Satani yarahagurutse ashaka kuvutsa abana ubuzima. Ndasenze ninginga Mana, kugira ngo uhagarare kuri aba babyeyi batwite n'abana batwite. Uburinzi bwawe bubabeho, kuko uri Imana ishoboye byose. Abari kwa muganga bategereje kubyara, ubasange Mwami, ubaruhure amahoro, ubahe gutwara impinja nzima, ubahe gutahana abana babo n'abari bazima, kuko uri Imana ibishoboye. Nsengeye n'abandi barwayi bose barwaye indwara zitandukanye, kugira ngo biyereke, ubakize
nabo bazajya bagushima kuko uzaba wongereye ubuzima. Mu izina rya Yesu sengera abari mu nzu z'imbohe, ari abarengana ubarenganure, ari abazira ibyaha bakoze bahe kwihana nabo ubaha agakiza mu izina rya Yesu. Uwiteka abo bantu bawe nabo ubiyereke, kuko ahantu bari ni ahantu haba hakomeye, haba hagoye, ariko nabo ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubaneyo nabo, kuko nubanayo nabo mwami bazahumurizwa, nubanayo nabo bazakomera. Abatakuzi uzabahe kukumenya, abatakuzi bahe kukumenya. Mwami Imana, tanga agakiza ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Sengera itorero ryawe, uwera wa Isirayeli, dore intwari irataka inyenyeri yiwe, dore turi mu minsi igoye umugenzi, ibicanege birahari, ibitugusha birahari. Ndasenze ninginga Rabi tekire vonetaya uzene kitarazevo, ufashe itorero ryawe, abantu bakiri muri uru rugendo, abantu bagisunikiriza agatambwe, ubashyigikire, ubongerera imbaraga, basukire ububyutse, ubateze intambwe, ubakomeze muri uru rugendo. Abari ku murimo wawe bashingisha ibirenge bakomere. Revezo tekene vonetaye uzere kitarazevo, uri Imana ishoboye byose, nta kijya kikunanira. Ndekiterevozo peterazenemo, abantu bawe ndabasengeye kugira ngo bafashe ku murimo wawe, bafashe muri uru rugendo, ubakomeze Mana mu izina rya Yesu. Ndi imbere y'ubwiza bwawe, nsengeye igihugu cyacu, ndagisengeye Mana kugira ngo uduhe, ukomeze kuduha umutekano, ukomeze kurinda ubuyobozi bwacu, ukomeze kubushyigikira, uburinzi bwawe bube mu gihugu cyacu, amahoro yawe abe mu gihugu cyacu, kugira neza kwawe kube mu gihugu cyacu. Wirengagize ibizira by'abantu bawe, maze ubahe agakiza, babashe kugutunganira. Tanga agakiza muri iyi si yacu, tanga agakiza muri iki gihugu cyacu. Abatakuzi bakumenye Mwami Imana, abantu bawe bakumenye Mwami. Ni ukuri ndasenze ninginga kugira ngo uburinzi bwe bukomeze kuba mu gihugu cyacu, kandi ni uko ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Ndasenze ninginga Uwiteka kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kuturinda, ukomeze kutwambika imbaraga. Dore turi mu minsi igoye umugenzi, dore abantu benshi barananiwe gutegereza, dore abantu benshi bamaze gucika intege, abantu benshi si uko ububyutse mu itorero ryawe. Hembura umurimo wawe, ndakwinginze Uwiteka. Lekitarazemoniza direkezemonetaye uzerezo petakenevo, uhembura umurimo wawe, usuka imbaraga mu bantu bawe, uhembura ubwoko bwawe Mana. Ndakwinginze cyane, abari mu murimo wawe bakomeze, ubambike imbaraga kuko ntibakwishoboza bonyine. Ndabasengeye nabo rero kugira ngo ube mu ruhande rwabo, kuko uri Imana ishoboye byose, nta kijya kikunanira. Urakoze, uri rubasha, urakoze wumva gusenga. Nsengeye nanone abandi bantu, hari abantu nsengeye, abantu babuze urubyaro, abantu bategereje ntibabone umwana. Abo bantu nabo nongeye kubibuka, ndabasengeye Mana, ndabingingiye kugira ngo ubarebe, urebe umubabaro bafite wo kutagira umwana. Utanga urubyaro ku bantu bawe, abantu bawe baremere, ni ukubaha abana, nabo bazagutambira ishimwe ubwo uzaba bakoreye icyo gitangaza. Urakoze kuri Imana yumva, urakoze ko uri Imana ishoboye. Nsengeye imfubyi n'abapfakazi, nsengeye abarushye n'abaremerewe Mwami, kugira ngo imfubyi uzibere ababyeyi, icyo bakeneye ujye ukibaha kuko uri data, uri mama wabo. Ni ukuri niwe mubyeyi bafite Mana, ubiyereke Mwami, be kugira icyo babura kandi bagufite. Nsengeye abapfakazi kugira ngo nabo mu ngo zabo bafashe, ubahe ibyo bakeneye Mwami, babere byose, kuko batagufite nta kindi baba bafite. Bana nabo bagirire neza,
mwami ndakwingize cyane, komeze kugira abantu bawe, komeze kutugirira neza n'ukuri, ntuduhishe mu maso hawe, dukeneye kubona neza yawe. Ndagushimye Mana, ndagushimye ko uri Imana yumva gusenga, ndagushimye ko ibyifuzo nsengeye byose wabyumvise, ndagushimye ko witeguye gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Rezo pene kitaraze vonetaye, ndagushimye, uri Imana isubiza, uri Imana ikora, uri Imana ikinga ntihagire ukingura, uri Imana ikingura ntihagire ukinga, uri Imana irambura ukuboko ntihagire uguhina. Reto pevone kitarazevo, uri Imana iguhina ntihagire ukurambura. Ne kitarazevo, nabonye imbaraga zawe, mbona gukora kwawe, mbona uri Imana idasanzwe, mbona uri Imana itajya irwanirirwa, mbona uri Imana ihagije. Rezo pete kinerevazo mefetaye, narakubonye, nabonye imbaraga zawe, niyo mpamvu ibyifuzo byose nsengeye nizeye kubyumvishije, kandi nizeye ko ugiye kugenda wiyereka abantu bawe, nizeye ko buri muntu mu ruhande rwe agiye kubona ineza yawe. Razene topere kinevo, ndagushimye, ureke itarazevo, urera urakiranuka, taraze monekire dezevo netayekire, uzine kitarazevo, pere kinezene taye, nivo toraze kine, tomene kitarazevo, uzerete kizenemo, urera cyane Mana kandi urakiranuka. Revezene kire taye, revozope rekita, ndi Imana yanyu, ndi Imana y'abari ku isi, ndi Imana ireba hose, ndi Imana ikora byose. Rezo petaya, nta kijya kinanira. Razene muni taye kire, iyo umuntu anshatse arambona, iyo umuntu ankomangiye ndamukingurira, kuko ndi Imana y'inyembabazi, kuko ndi Imana y'inyempuhwe. Yemwe abarushye n'abaremerewe, nimunsange ndabaruhura, kuko ndi umunyembabazi kandi ndoroheje mu mutima. Ndambuye amaboko kugira ngo reze potarazinemo, nakire abarushye n'abaremerewe. Nimuze rero mbaruhure, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, ndi Imana ishoboye byose, nta kijya kinanira. Niyo mpamvu mbasabye ngo muncire bugufi, nimuza munsanga nzabakira, ntago nzabaheza, niteguye kubakira, kuko ndi rubasha, kuko ndi umunyembabazi, kuko ndi umunyempuhwe. Revo nitayikire, zetopara niki zetepa niki toperevo, ndi Uwiteka Imana y'abari mu isi. Ndacyabibabwira ngo toperevo neze nikire, zete kitarazevo, utihannye nzamuhana. Zene kitarazevo nitaye, nakoresheje abakozi banjye benshi, ariko hariho abantu batarimo kumva. Retakinevo zumetaye, tezene monekire, nzabahana nimutihana, ariko abubaha izina ryanjye
rezo pene kitarazebo, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rezenemo tope, rifite gukiza mu mababa yaryo. Ndi Imana rekitarazevo, ndi rubasha, mukomeze mube hafi yanjye, nzabarengera. Ariko abari kure yanjye mushaka uko muza hafi yanjye, kuko niteguye kubagirira neza. Reboto terakinevo zome netaye, retekizevo netaye zomene, nekitarazevo toperevo nezaye, zidakitevo nezo menevo. Imirimo yanyu ndayizi, rezo menetaye. Umunyabyaha ndamuzi, toperevo. Uwishushanya ndamuzi, tazenemo. Ukijijwe neza ndamuzi, nekitarazevo. Nawe wanyihisha, kuko ndi Imana ireba, kandi ninza guhana ntabwo nzaceceka. Resetakinevo zenevo netaye kire, nja guhemba no guhana. Tarazenemo, abo guhanwa nzabahana. Terekinevo zonetaye, abo guhembwa nzahemba. Tekinevo zonetaye, zinekitarazevo zomenekitalezevo netaye. Ndi Imana yanyu sekiterazevo. Kuki nekitarazenemo? Hari abitwaza ngo babuze iki n'iki, bakajya mu byaha, kandi mfite byose. Nekitarazevo, iyo ntabwo izaba impamvu imbere yanjye. Nerazerepotakinevo, reseketeranevo. Bayembi babwiye, nta mpamvu n'imwe muzazana imbere yanjye mwitwaje ngo mwagiye mu byaha kubera impamvu iyi n'iyi. Tarazenemo nekitarazevo, rezenetayevo zomene, mukiranuke zetaye kirevo zomene, kuko zenetaye kita, umujinya wanjye nusukwa ntawe uzanakira. Sopere kinevo, igihe cyo kumva narabwiwe ntimwumva. Resutaye kinevo la terazenemo ekire, telezo zezekene neva la zenetaye, zetoperevo nekire narazetaye. Ntako nagize, ariko igihe kirageze ngo erezenemo mane la zenetaye kire, kandi nzahana. Nera sinzababarira, retaye kuko ndababaye. Zipota la zenekire nevo, ndababaye 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 ndababaye. Bantu mwamenye izina ryanjye, ndababaye ndababaye. Murimo murishushanya mu murimo wanjye, ndababaye. Retaye nevo zomene taye, ndaje mbahane nihanukiriye. Tarazenemo nekita, ntabwo nzabababarira. Ndi Imana ifuha, nekizere zopere taye kine. Ndi Imana irakara kandi ikabigaragaza. Ndi Imana razere topere kibo, mureke kundibatira urugo. Zomene kitarazenemo, ziterevo zomene
kirezeba nimukomeza nzabahana terekizebo igihe n'iki bamwihane utihana nzamuhana ndi Imana kandi icyo mvuze ndagisohoza ntago nivuguruza razenemo tope revo nekire zetai revo nome zekitara zenemo zope telekinevo zomene taye ndi ihoraho zotaye kandi nzahoraho zetara ndiho zope taki nevo zene taye rezenemo nekitara zenemo ndi Imana zenita nduwite razetaye tope revo nizakire ndababaye zope tereke nevo ndi lekita razevo ndababaye zupeta nekizenemo nitaye kandi ngiye kwigaragaza muzambona ko narakaye kandi nje guhana no guhemba arazenemo nitaye utarihana nzamuhana uwihannye nawe azahembwa revo zome nekita la zeta nevo tope lezemo levo netayire zetara zemo ndi Imana yanyu zota kinevo ni njyewe wavuganaga n'ubwoko bwanjye amen aleluya urakoze Mana ndagushimye Mana ndagushimye ko buriye ubwoko bwawe ndagushimye ko uri kumwe nanjye ndagushimye ko abantu bawe bagiye kumva kandi bakumvira ndagushimye yuko uri Imana ibura uri Imana igira inama bayo kugira ngo batarimbuka ahubwo bose bazabona ubugingo buhoraho urakoze kubw'iri sengesho urakoze kubw'imiburo yawe abantu bawe rero bahe kumva kandi bahe no kumvira bisabye nizeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo amen.